ntihagasenye uyu munsi mbese ropase nidetwize ropreza bivuze ngo ahahise hawe sibyo ya myaka yawe wanyuzemo ntihasenye ubuzima urimo uyu munsi. Yesu nashimwe. Kandi uyu munsi uhagazemo situation yere gusenya fica yawe ntabwo muri kubikurura neza, mwabaye muri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo ahahise hawe reka dukomere Imana amashyi. Twakira ijambo ry'Imana duhagurutse. Imana ibaha umugisha. Twakira ijambo ry'Imana bahagurutse mujye muhaguruka. Twakira ijambo ry'Imana, ijambo ryaremye. Silence umunezero wawe siko bimeze. Mureke dusenga Imana. Data wa twese mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwanya twinjiye mu mwanya mwiza ukumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo ryaturemye, ijambo ryawe niryo ritubeshaho, ijambo ryawe niryo ritugaburira, ijambo ryawe niryo turindirwamo. Ijambo ryawe Mana, jambo ni wowe Yesu Kristo. Nyemerera uyu mwanya ubwoko bwawe, abahungu n'abakobwa bawe turi imbere yawe, ururukira rero kubana natwe. Ijambo ryawe risenyere satani n'abadayimoni mu mitima yacu, kandi ijambo ryawe ryubake iby'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Aka kamwanya turararika Imana Data, turararika umwami wacu Yesu Kristo, turararika imbaraga z'umwuka wera, ubutatu bwera bw'Imana ururukubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kirere turagifashe, turakikugomororeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Mana, utugoteshe ingabo nini, mwuka wera ugendagende muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje ni imikorere y'abazimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turingize Mana mu bwami bwawe buze, cyubahiro cyawe Mana reka kigaragare muri uyu mwanya. Byose Mana tubisabye gutyo kandi tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Komera Imana amashyi menshi cyane. Fata igitabo cyawe cy'indirimbo dufatanye umuririmbyi wa 49 ibihe nsengo iteka. Abaririmbyi badufashe, tugize vuba abaririmbyi ni mudufashe. Binarura mu magarara origina hudatari uganirito yose ubihe by'umubabaro bimumuriza umutima kanakumate ubihe byiza byo gusenga, 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 ubihe byiza byo gusenga. Ibigenze Uwiteka, ibigenza yuko nsubiza, ategereje abana be, bamusanga bakenure, namwihereje rwose uko kuko yamamagaye ubwe. Yeah.
kudafiteka mu bihe byiza byo gusenga. Haleluya! Yesu nashi. Amina. Ariko ujya gutekereza ku buzima bwawe kandi igihe uziyambura ibyo bibazo ukambara n'umunezero. Ibihe byiza byo gusenga. Mana nishimwe cyane. Haleluya! Niyambuye umubiri upfa nambaye kudafiteka. Niyambuye umubabaro nambaye umunezero. Imana ishimwe cyane. Ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Haleluya! Mana nishimwe. Happy children. Haleluya! Haleluya. Nimukore Kwaji ubibwire n'aba bandi bose tugiye kumwe. Amashiwe nimukore ubibwire n'aba bandi bose. fata ikintu ahonda. Nimukore nimukore amahamba ubibwire n'aba bandi bose. Amen. Amen. Ako wafashe ikintu ufite tugakora amahamba. Nushaka gufata intebe. Fata icyo ufite. Umva akantu waza. Haleluya. Shaka ufata iyo bibiri. Dukora amahamba shaka. Kuko tugiye kugera aho tujya. Gihe Satani yakwiherejereje. Uyu munsi umubwira ngo Imuru y'urugendo abana ba Isiraheli urugendo Imana yatangije akabarinda irurangiza ab'imitima bayiciye ukuyemo yacuha Nyemera mana Nyemera nawe Irukira we Nyemera mana Aini mukore amahanga tugiye kugera Aini mukore nimukore amahamba mubibwire n'aba bandi bose kugera iyo tujya. umva inkuru y'urugendo abana bo muri Erayono urugendo Imana yatangije akabarenga irurangiza babandi biyo bina
binangiye imitima barimukiye kure yacu urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza nimukore amahanga mubibwire n'aba bandi bose batubwiye kutujya Imana bashibashije Imana ishimwe reka mbabwire mureke dukore amahanga Yesu naje ubufashijwe atera haleluya haleluya sawa sawa Imana ishimwe cyane haleluya Imana nishimwe cyane tugeze mu mwanya reka duhugurane ku ijambo ry'Imana umuririmbyi wa 49 yabyutse amfasha yarayamfasha ariko iki gitero cya gatatu ngo guhora nsenga Uwiteka ngo bijya bimara umubabaro Imana ishimwe nawe ubwo guhora usenga Uwiteka Imana igikumara umubabaro umubyeyi yaduhamiriza umubabaro Yesu nashimwe babwira barira bekurira kuko gutabarwa kurabonetse haleluya umva Imana nishimwe cyane haleluya ishimwe ryanyubatse cyane ryanyubatse kuva mu masengesho Imana igahita isohoza igitangaza igahita ikuvana mu bukode kandi umaze kuva mu kwa 12 uwagombaga kugutereka muri icyo gisubizo yarakuyeho telefone ariko wava imbere y'Imana umva noneho akaguhamagara Yesu nashimwe utakitekereza ko bishoboka niho bishoboka umwana w'umuntu yashizeho yashizeho akadomo Imana ihita ishyiraho virigule igatangira Imana nishimwe cyane uyu munsi yicaye mu gutangira ku munezero we umva mu bihe yasenze Uwiteka uyu munsi Imana yamubaze umubabaro Imana nishime igihe yasenze Uwiteka Imana yamwambuye iriya nimba ihora ikubita mu mutima isi 30 buriya iyo udafite ikibazo iba myinshi ariko iyo ufite ikibazo ihinduka amasaha Yesu nashimwe dumvikane neza ku muntu ukodesha inzu ntago ajya amenya uko iyi minsi itambutse irihuta cyane niyo mpamvu rero uyu muririmbyi yaririmbye neza ngo ibihe nsenga Uwiteka bijya bimara iki yewe umubabaro haleluya baravuga ngo wowe urapfuye umunsi Imana ikavuga ngo nkongereye kubaho bakavuga ngo uyu munsi ntabwo tugukota muri butike ikaye yaruzuye Imana ikavuga ngo uzagaburira abakene haleluya mbese ubundi ibintu by'Imana nta filozofi nyinshi ushyiramo wowe ukiyoroshya buhoro ahubwo ukabyakira neza genda neza witonze amabanga y'Imana genda neza witonze amabanga y'Imana genda neza witonze utwaye amabanga y'Imana genda neza witonze utwaye amabanga y'Imana haleluya ikuvugana n'abibitse wanza kugirira neza hereza Imana icyubahiro Imana nishimwe cyane uyu muririmbyi aravuze ngo mwirebere ngeze mu ijuru niyambure nimiyambuye umubiri upfa nambaye kudapfa iteka Yesu nashimwe ngo ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga Imana ishimwe cyane ubwo urumva nyine nawe uyu munsi ntabwo ngira gusengera inzu ibyo yakiyambuye kubera Imana
iyo uri umusiribateri ugasengera urushako, iyo winjiye mu bashatse ntabwo wongeye gusengera umugabo cyangwa umugore. Reka ubu ibyo nibyo ugisengera, ntabwo ari ibyo ugisengera. Ubu wafashe iyindi paje. Yesu nashimwe. Hari ukuntu Imana ijya ibigenza. Mukomere Imana amashyi mujyanama yinjira. Natambuka ze hano imbere, natambuka hano imbere iruhande rwa bajatu, umwanya burahari. Imana nishimwe cyane. Ngo niyambuye umubiri upfa nambaye kudafite. Ntabwo njye numva ko mubishyikira. Hari situation usohokamo ukinjira mu yindi. Hari icyiciro uvamo ukagera mu kindi cyiciro. Imana ishimwe. Hari abo bakuzongeye. Yesu nashimwe. Barakuzonga, baragutagangaza. Ariko aho ujya uhasohokamo ukicara handi Imana itumye bakwifuza, bakaguhamagara, bakakubwira ngo kuki uhora uri busy kubera Imana. Mwari muzi ko Imana ijya ibyemera? Wari uzi yuko Imana ijya ibyemera yuko nawe ubwawe ufata telefone ukajya uhamagara abantu, nimero zabo zose zikabakompoza? Ariko wari uzi yuko hari igihe kizagera nabo bakajya bahamagara iyawe ikabakompoza? Kubera iki yewe? Kubera Imana. Ibyo ni ukubera Imana. Yesu nashimwe. Bijya byemera, bijya byemera. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rivuga ngo ahahise hawe ntihagasenye uyu munsi, mbese repase nidetwize represa. Bivuze ngo ahahise hawe, sibyo? Ya myaka yawe wanyuzemo ntihasenye ubuzima urimo uyu munsi. Yesu nashimwe. Kandi uyu munsi uhagazemo situation yere gusenya ficha yawe. Ntabwo muri kubikurura neza, mwabaye muri kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo ahahise hawe, ubuzima watambutsemo ntibusenye uyu munsi hawe. Kandi uyu munsi uhagaze ntihasenye ejo hawe hazaza. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Bishoboka ko bibabereye inshoberamahanga, ariko ndagira ngo tubigendanemo neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Tugiye kwibanda ku byaha bibiri: ishyali n'irari. Ishyali n'irari nibyo bibasha gusenya hawe hazaza. Ni nabyo bibasha gusenya aho uhagaze uyu munsi. Ishyali n'irari nibyo byonyine, nibyo byaha bishobora kuba byaragukoreweho, barakugiriye ishyari, uyu munsi ukisanga mu buzima uri kubaho butariko. Ishyali n'irari nibyo tugiye gusoma. Kandi buriya reka nkubwire impamvu navuze ishyali n'irari, ni uko ari byo byaha abantu bakereza. Ndetse wumva ngo ubwicanyi nicyo cyaha kibi. Buriya cyatangiriye mu ishyari. Umuntu iyo yakugiriye ishyari nta cyiza kwifuriza. Iyo umuntu yakugiriye ishyari nta n'icyo wakora ngo yumve anyuzwe. Iyo umuntu yakugiriye ishyari niwe mugambanyi wa mbere uba ufite. Iyo umuntu yakugiriye ishyari niwe ukwica mu wa mbere. Iyo umuntu yakugiriye ishyari abakorera shebuja Satani. Bisobanuke neza, umunyeshyari ntukamukereze ku buzima bwawe. Umunyeshyari niwe uzakugendaho akajya kubaza umunsi ku munsi uko ubayeho. Umunyeshyari niwe uzaza mugirana ikiganiro, narangiza ajya kubwira wa wundi ati yavuze gutya, ashyiremo umunyu n'ibirungo byose. Umunyeshyari akenshi aba ari proshe kuri wowe, aba mugendana ukanamwiheshya. Umunyeshyari niwe uri ugenda akakuripotinga bikemera, kuko aragenda akavuga ati jyewe nanahageze, twanavuganye, twanaganiriye. Uwo munyeshyari ni umuntu ugomba kwitondera. Soma Itangiriro 37.
itangiriro tugiye gusoma itangiriro ibice 37 umurongo wa 11. Izi ni inkuru za Yosefu na bene se. Izi nkuru mwese murazizi. Nta cyaha Yosefu yigeze akora. Yosefu yakunzwe na papa we. Ibaze kuzira yuko umubyeyi wawe agukunda. Akundwa na papa we kuko yari umwana w'umuhererezi. Ngakamwishimira cyane. Yosefu papa we mudodera ikanzu. Wowe urumva yagombaga kubizira bya kweli. Urumva Yosefu yaragombaga kubizira. Arangije Uwiteka Imana aramwishimira. Amunyuza mwiyerekwa ararota. Imana imwereka ejo he hazaza. Ariko umwuka w'ishyari ni mubi. Nimba ugirira mwene so ishyari, munsi uze kwihana. Uyu munsi uze kwihana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Ni ukuvuga ngo icyatumye bamugirira ishyari, yarababwiye ati mbonye, nereswe, nabonye, mbese ababwira uko bizagenda. Nabonye mwese mundamya, nabonye mwese ndetse mwese mwikubita hasi, muzi inzozi zose yagiye abereka, ababwira yeretswe. Baravuga batari ko reka nkubwire, ubundi reka turebane n'ibya Karusi. Uyu yigize Karusi ararota akageza no kuri data akarota yuko azatuyobora. Reka nkubwire, ubundi bakora inama, bene se bakora inama. Attention, ntabwo ari abanyamahanga, ngo ni bene se basangiye se, ngo barangije baragenda bajya inama bati reka tujya kumugurisha. Bajya kumugurisha mu banyamahanga. Iyo plani yabo, mwene data reka nkubwire, plani y'abanzi bawe, ibyo bapanga ntabwo bizabuza Imana gusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ntabwo ari Imana. Ayo mashyi nayo ukoma baguhaye ibijumba n'imyumbati. Baramufashe bamugurisha n'abanyamahanga, ariko bataramugurisha ngo ubwabo ngo bageze naho bagambirira kumwica. Nibyo nababwiye ngo umwuka w'ishyari ujyana no kwica umuntu. Ngo bamuta bamwe, ariko Imana ijya inyuranye indimi zabo z'abagome z'abanzi bawe. Ngo bamwe baravuga bati tumwice, abandi batoya nitumwice ahubwo tumugurishe. Ni kwa kundi bajya bakugambanira ari babiri bakoze inama, 3, 4, 5 barangiza ntibagire icyo bumvikana ku buzima bwawe. Imigambi yabo ikagenda isobana kubera imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Haleluya! Ishyari rituma noneho bongera baravuga bati reba, bazakubona batari ko se ubundi uracyaba muri iyi quartier uti ndahari. Ati kandi baratubwiye ko wimukiye ku Gisozi. Ibyo bijya bibaho, bakugirira ishyari bagashiramo no kubeshya. Ntabwo se mubizi? Ngo barangije bafata ya kanzu bayishyira papa wabo, ikanzu bari bayimishijeho amaraso y'intama. Bayishyira papa wabo, baramubwira ngo Yosefu yarapfuye, dore igisimba cyaramuriye. Papa wabo icyo yakoze yarababaye. Reka nkubwire wowe ufite ikintu cyitwa ishyari. Ishyari rishobora kugusenya. Ishyari rishobora gusenya ahawe uri uyu munsi, ukajya wisanga uri mu buzima budashobotse kubera ishyari wagiriye mwene so. Dutangira aya materaniro nakubwiye ngo abwira mwene so mwicaranye muri igisubizo cyanjye. Ongera ubimubwira ariko. Niba ubona mwene so mwicaranye ari igisubizo cyawe, nta mpamvu yo kumugirira ishyari.
yego nyine yaje yavaye nyine kubera Imana. Sibyo mutumishi wakubisemo agakoti gasobanutse. Ibyo ni ukubera Imana. Sibyo mwene data, kubera Imana. Ugasanga undi nawe ari tubyari Imana atari ko muri yakubera iki? Oya ni ukubera Imana. Ni ukubera Imana. Yesu nashimwe. Ishyali rituma bene se na Yosefu bagira aho bumva rwose badashaka ko aba mu muryango wabo. Ni hahandi uzabona abantu baguhagurukiriye mu muryango bakagushyira ku ruhande bakakwanga burundu. Ntabwo ari wowe bizaba bitangiriyeho. Abo ni amaraso amwe na Yosefu. Ishyali ni ribi cyane. Ishyali ryatumye igihe kigeze Yosefu aragenda yibera iyo ngiye aho bamugurishije. Ariko icyo mundi na Yosefu yagumye yubaha Imana. Yewe icyama nawe mu kigerageza ukajya ukomeza ukubaha Imana, izaza kandi uzayibona, kuko icyavuganye nawe kigomba gusohora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ageze kwa Potifari, ndashaka kukubwira ngo uyu munsi wawe ubuzima urimo buryoshye cyangwa ubuzima urimo uko bumeze kose ariko ukaba wumva ntacyo bigutwaye, ntibitume ubwo buzima ntibutume wica ejo hawe hazaza. Yesu nashimwe. Kuko wowe nakuririmbe ndakubwira ngo genda neza witonze utakwaye amabanga y'Imana. Yosefu ari kwa Potifari, umugore wa Potifari aramwifuza. Akareba ngo Yosefu buriya abantu babiri maze gusoma muri Bibiliya ngo bari bafite uburanga buhebuje babagabo, ngo ni Dawidi na Yosefu, ngo bari beza cyane bari abasore. Mbese uyu munsi abakobwa baravuga ngo ni bogayi. Bo rero ntabwo nzi niba bari ba bogayi. Bibiliya ivuga ngo bari beza, bari abasore beza. Murabizi ko hari igihe umukobwa avuga ati niyo yantera inda akigendera nzirirerera uwo mwana. Ndibaza ko ari uko abo basore bari bameze. Bari abasore bifuzwa n'abakobwa benshi. Noneho tekereza kugeza aho umugore w'umwami amwifuza. Ubwo se murumva byari byoroshye? Yari umusore mwiza cyane, buri wese uvuga ati wamuma nkamukuraho icyororo. Potifari aramwinginga ati mbabarira. Agera naho Yosefu yiyambura umwamba arawumusigira. Uyu munsi hawe irinde hatica ejo hawe hazaza. Wa musore we, wa mukobwa we, irinde uyu munsi hawe. Uyu munsi ubuzima urimo bw'ubukumi bw'ubusore here kwica ejo hawe hazaza. Utazasanga ubaye umumama ukurikiranwa n'ibyo wakoze igihe wari ukiri iki, wari ukiri umuto, wari ukiri umujene. Uyu munsi wawe uri gukora ibiki ariko wa musore we? Uyu munsi wawe urakora ibiki wa mukobwa we? Ese wa mubyeyi we, uyu munsi wahawe urumva uzaba uri fideli, uzaba uryohewe no kuba umukecuru mwiza ejo hazaza, abuzukuru bakureba, uzaba uri icyitegererezo ki? Uzaba uri icyitegererezo ki? Ngo Yosefu ariko atitaye ko ari ibwami, atitaye ko yakunzwe n'umugore w'umwami, ngo aramubwira ngo databuja yamaye byose, ngo ariko ntabwo wowe yakumpaye. Wibwiye ko byoroshye? Ese urumva uyu munsi nimba duhanganye n'umwuka wa shugamami, urumva uwo mushugamami yari yoroshyera? Uwo mushugamami w'icyo gihe yari yoroshye? Ndahamya ko yari bumubwira ati rero shobuja akiza ndahita mubwira kugabije. Ariko Yosefu yibuka ko hari icyo yavuganye n'Imana akiri ku rugo rwa se. Yibuka ko Imana yavuze ko azaba umuntu ukomeye. Yibuka ko Imana yavuze ko bene se bazamubararira. Yibuka ko Imana yavuze ko azaba ukomeye. Arangije aravuga ati kisi cyo gihe ikibazo ufite urabicangacanga. Mbese wowe urya ibidahiye by'imijukwe? Sinzi niba mubizi, kurya ikintu kidahiye kidahiye ukabihubuza. Wa musore we wabona umukobwa ukabura muhubuje. Wa mukobwa we wabona umusore
ijana uba wishe ejo hawe hazaza. Niba warananiwe kwihanganira umusore umugutereta, numara kubana n'uwo musore ntabwo uzihanganira abagabo bari hanze aha bafite amafaranga. Ntabwo uzabihanganira wa mukobwa bazayaguha uvuga uti n'ubundi uriya nizeze ngenda bizagiye mu kiraka kugikwa hariya ndabizi mvuyeyo ukati. Tayari uzaba wishe mbese ya karande y'ubusambanyi wavanye mu busiribateri izagusanga no igihe uzaba uri mariye. Wa musore we, niba utarihangana utashobora kwihanganira umukobwa ugusuye uyu munsi, buri wese intebe zo muri salo wazigize kiriya gitanda cyawe, kandi ikibazo cyawe ntuganira wicaye uganira uryama. Urangije umubazije nimba yananiwe, kandi ntiyigeze akubwira ko avuye mu murima mu mushike. Wirirwa upanga utazi ibyo upanze. Niba bikunaniye uyu munsi ukiri umusore, ejo niwaba uri umugabo ugahura n'umupfakazi waraye nabi, ugahura n'umukobwa wakarambitse, ugahura n'uri gushakaho icyororo, ntabwo uzabishobora. Uzahita wica fica yawe kuko wapfuye cya gihe ukiri umusiribateri. Ndagira ngo mubwire wowe uyu munsi wawe, ndakubwiye ngo aujourd'hui, ndakubwiye ngo represent, ndakubwiye ngo aka kanya ubuzima uri kubamo nica ejo hawe hazaza. Yosefu ni icyitegererezo cyiza. Yarahagaze, ahagarara mu masezerano, ahagarara mu guhamya Imana, aremera, ajyanwa no mu nzu y'imbohe. Ariko nyuma y'ibigeragezo, iyo umuntu rero ari mu masezerano, iyo umuntu afite nzayimana, iyo umuntu afite icyo atwaye, reka nkubwire, uyu munsi hawe usanga hakugerageje. Uyu munsi wawe usanga hakubabaza. Uyu munsi wawe usanga uharirira. Uyu munsi hawe urahaborogera. Ariko ndakubwiye ngo ejo buzacya. Sange wicaye mu bisubizo. Yosefu byarasohoye ngo inzara iratera, imaze gutera, bene se babandi bamugurishije nibo bamusanze hehe mu Egiputa. Ngo barangije bose byarasohoye bagira gute, baramwubararira. Ikimana yakuvuzeho ntabwo nubwo baterana, nubwo bakoresha imbaraga zingana zifite, ikimana yakuvuzeho kigomba gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Dufite ibimenyetso birenga kimwe bitubwire ko Imana izatugirira neza. Birahari kandi birahari, nawe urabifite, yewe warabibonye, uri umugabo wo kubihamya. Imana ntabwo ikigira kamere yo kubeshya. None se ubundi hari umuntu wabwiye Imana igize ukuri atari koreka ngo baze Imana, ubundi kutarya munyimira ikibiryo nta buryo. Ibiryo by'Imana ni amashimwe. Ubundi ikwimira wowe, ndakubwira wowe ufite ikigeragezo cy'inzara, Imana ikwimira ikibiryo. Ntabwo yibikeneye ngo isi niyuzuye n'ibyo Uwiteka, igomba kuguha ukarya. Undi nawe aragenda, ariko we ngo yari yagiye ahantu bamutumiye, bamuha ibisorori byuzuye inyama n'amafiriti, batereka imbere ye, bamwishimiye. Arangije abona bagiye kwa kundi baba bajya kuzana agafanta mu ndaza n'amazi, arabibwira ati ariko wafiritiwe nawe wanyamundeba, ubundi maze imyaka 5 nakurya wabagaye. Haleluya! Imana yagukorera surprise, nawe ukabona ko Imana ishobora byose. Imana nishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ndabwira wowe munyeshyari, wowe wajya kugira ishyari, ayi wenda kubwira ngo uyu munsi wihane, kuko ibyo wakora byose ntabwo wakitambika mu mugambi w'Imana kuri mwene so. Wihane. Kandi ikibazo cy'ishyari riza mu mutima, mbaraga n'amavuta. Imana ikugirire neza. Umwuka w'ishyari ugenda mu mutima,
hari uvuze ngo se bishop baramuha amafaranga kari mu kirere baramuhaye iki Yesu nashimwe cyane uriya rero umuntu ashobora kukubibaho imbuto Imana ikareba wenda ko ngewe ambibye iyo mbuto Imana ikavuga ngo kubwo koze icyo ndatutubije mu izina rya Yesu Kristo ndakwaguye umubibye haya ahubwo ndakuzamuye noneho uzubake urusengero ikajya mu bye nayo ikamwagura no comment